yamusebezuye. Aho ntabwo byumviho. Aho yasebeye niho yamusebeza. Naho Imana aho bagusebereje ari Imana izi gusebezura ntagihari. Bivuze ko aho wagiriye agahinda, aho wagiriye umubabaro, uhasekera aho hamwe wababariye, hamwe bagutukiye, hamwe bakwiciye, ukahazukiraho, wongere ubabaneho, wongere ubyare. Ba bandi bakoze ibintu bakiri muri uwo mudugudu batarawimukamo. Kuvuga abasore barushye niho bazaruhukira, kuvuga abakobwa barushye niho bazaruhukira, kuvuga niho tuzaruhukira. Aragira aravuga ngo nyuma y'imyaka 8 bivuze ngo kuwa 9 ahita aruhurwa, kandi aho yasebereye niho Imana yamusebezuye. Aho ntabwo byumviho. Aho yasebeye niho yamusebezuri. Bivuze ngo naho Imana aho bagusebereje ari Imana izi gusebezura ntagihari. Bivuze ko aho wagiriye agahinda, aho wagiriye umubabaro, uhasekera aho ntibaguteye agahinda. Hamwe wababariye, hamwe bagutukiye, hamwe bakwiciye, ukahazukiraho, wongere ubabaneho, wongere ubyare. Ba bandi bakoze ibintu bakiri muri uwo mudugudu batarawimukamo. Kuna leta y'u Rwanda ikivuga ngo twibuke kandi twiyubaka. Twibuke kandi tugize gute? Twiyubaka. Bivuze ngo twaragize gute? Twarashibutse. Igihe cyatambutse, igihe batwirukanagaho, igihe tutararaga dusinziye, igihe twabundabunaga mu mibyuko, abatwicaga bari bazi ko tuzashi. Tugiye kuvuga ku Musamariya mwiza, kandi turasanga no mu bana b'u Rwanda hari ababaye abasamariya beza. Bisa n'imitima twaje. Ntibikwiyeho ko nubwo iminsi 7 yarangiye, iminsi 100 iracyahari yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Hagira ibintu mbwira, tugiye kuvuga ku Musamariya mwiza. Uyu Musamariya wende kukubwira, wagusanze waguye mu gico cy'abambuzi, abandi baguciyeho bakagusiga wakomeretse, ariko hakaza Umusamariya mwiza akagukura muri ako gahinda. None uyu munsi urashima Imana. Yego bashobora. Amen. Hari abantu b'abatambyi badukikiye turi
mu kaga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nitwa Pastor Emmanuel Wihoreye, ni umugabo Yesu yagiriye neza, ni umugabo Yesu yahaye agaciro, nyamara ntako nari ifite, ni umugabo wahoze ndi umushumba w'inka, none ni umushumba w'ubwoko bw'Imana. Kaze yanjyana ndayifite zanjye ndagira. Sago mfite inka z'abantu n'izi nka zisanzwe ndazifite. Jewe nagabe inka na muka data arahinga birambira ati mwana wanjye ntibigeze ubaho nawe. Ntabwo wigeze umbera umwana mubi. Ampereza inka ibyaye kabiri. Ibyaye kabiri. Aba twajyanye kuyireba barabizi. Nanjye ndangije navuga nti byacira mu rukundo rw'umubyeyi anyeretse nanjye ndeba undi ndamuhereza indi nawe igiye kubyara. Nubona Imana ikugiriye neza ntuzibagirwe Imana neza Imana yakugiriye ngo uri kuyitura undi, sibyo? Yesu abahe umugisha. Amen. Nabakunze ura nitonze uyu munsi ura mu basazi nanjye ndimo mu basazi. Wikwitonda ariko nitonze Imana ifashe nkomeze kwitonda. Wikwitonda pastor. Oya pastor warabizi hari igihe nitonze namubwira rero hari igihe Imana inagukoreshwa namubwira nterega iwara hariya nta giti cyavoka jya uragiuka ngo kirahari nigenda usoroma mama guhereza umuntu harya byagenze bite? Imana igikoresha buri kintu cyose. Yari yarwaje umwana w'umukobwa bamurebeye kakarya ukumva bazi kugatanga bararunga, bazi kurunga bagashyiramo ikirungi bakarunga. Rangije umunsi wa nyuma Imana yubwiye ati nkuye urupfu mu rugo iwawe, Imana ihita yitamurura. Ndi mu materaniro kuri zo murabwira ndumva hari ikintu mbonye ati kiki nijya gusoroma igiti cyavoka ukiri mu mazi. Ndabonye we ndabonye igiti cyavoka saa 9 z'ijoro aragenda arasoroma ashyira mu mazi umwana biratungana. Ariko ninde wageze kwa Yesu binanirwa gutungana? Wewe ufite intimba n'umubabaro n'iki kumubabaro wazanye utari gusubira ni ukuri ko yarampamagaye ntabwo uko waje ari kuri mutahe, ntabwo ari kuri mutahe. Gisuzugura umudayimoni no gushukana gushukira iki arakubeshyera iki undi no mu nzira yawe ugiye kumukuramo muhitana agende. Yesu yavuze ngo iki ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho uretse kwiriza ubusa no gusenga. None twaje no kwisana mitima we nguri yarahari twe twakijijwe twapfuye kamambiri mwebwe mwapfuye iki? Turakubitana induru ziravuga ntabwo nje kubaho hamwe utagabiza barakora mukundi mu twakirijwe twarwanye fata ameza ndayamukubita arirahira tumwana w'ikinda abwira nti nanjye nuko nyine mitani ubwo nyine agakiza kabiyo nzira umunsi n'icyo gihe cyo kwahukana yaje wabo nkasigara njyenyine nasigara njyenyine nkageraho mwishuri mu kwahukaniro niho yatangiye kujya gusengera Nyabisindu wa Elisa. Imana imuha amakuru ngiye ntayiraba kumbe umwana w'umukobwa afite amakuru y'ijuru. Jewe ndaho ndi umugabo jewe ntabwo nazo kareka agabo mu kihagarara mufite ibibazo abakeneye amakuru. Haleluya. Mu kihagarara mufite ibibazo ubaciye avuye hangari kwigisha isana bite ariko barahise ajya hewe twese we ariko harimo aranyumva hari igihe nyine abagabo buriya ikibaranga ntabwo tugira gusaba imbabazi. Nutegereza ko umugabo azagusaba imbabazi cyokoze ibikorwa bye nkuko yabivuze bituma asaba imbabazi. Nyine harareba muri iyo minsi abone nta nyama heruka kugura akaca kuri bushera akazana ibiro 2 akaza ati yewe mama Budunyu byatunganye uyu munsi. Mama Budunyu nawe kubera ko atagaheruka imuwe nyine z'umwana ziva ku bugari none se wabigira ariko ye Imana itugirira neza cyane. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasoma duhereye ku murongo wa 30 ibice 10 umurongo wa 30. Sharirote ufashe noneho ndavuga ibintu 5 soreze ku cya 6 cy'umwanzuro nawe urabona afashe hasigaye n'ibikunda nzagaruka ko natwe hari igihe tujya tugera itunyuzamo gutya iyi timu yose ikabira ahantu hamwe ariko tuzareba ko tuba tubihuza cyangwa se umunsi umwe duterure bose tubazane bafata isanamitima ribere rimwe namwe bataha nituba tugize turahagutse namwe muterure mwese muze hatabuze ntacyo bitwaye. Ubundi ikintu cyisha abarokore bo muri iyi minsi n'abanyamadini bo muri iyi minsi
ni ukwikungahaza ku cyitwa dogitirine. Mubyumvishe neza, kwikungahaza ku cyitwa dogitirine. Kandi ari n'amategeko yashyizweho n'abantu ay'Imana aravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko mwigize mwumva Pawulo na Timote na Petero batongana bavuga ngo umwe ngo bariya n'abanjye n'abariya n'abanjye undi ngo n'abanjye. Oya, twese turi umwe muri Kristo Yesu. Ngira ibyigisho byinshi, ngira icyigisho kimwe kijya kivuga ngo bwira Yozefu ave ku kiriyo cy'amaraso y'umwana w'ihene w'ikinyoma. Abwira ngo cyo ni icyigisho. Nkagira ikindi cyigisho njya nkunda kwigisha abantu, nkababwira ngo mu cyumba cya gatatu, mu cyumba cya gatatu dutandukane n'icyumba cya mbere n'icya kabiri, dukunde kwibera mu cyumba cya gatatu cy'abuzura umwuka wera. Nkongera kubwira abantu nkababwira ngo ntabwo ikanzu ya Yozefu icyo ishimira Imana nuko itariho amaraso ariho, ntabwo ari umwana w'intama ahubwo nayo umwana w'ihene. Ari ku ikanzu ya Yozefu nayo umwana w'ihene ariho, ntabwo ari umwana w'intama w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aha, Yesu abagirire neza. Nkunda kuvuga ikindi, nkavuga ngo kurya umwana w'intama ukawurya wose nta na kintu na kimwe utaye, unajugunye n'ibinono n'amara n'amayezi byose ukabirya, ndetse n'umunwa ukawurya, yego n'igisembesembe nacyo ntugisige. Icyo nacyo ni icyigisho. Ariko uyu munsi reka kukubwira ngo Yesu akohereza umusamariya mwiza. Nubwo bagutaye mu nzira, nubwo bagusizemo, ariko Imana ifite umusamariya mwiza yereje ku buzima bwawe. Dusomere. Akoze cyane, dufashe. Reka dusome Luka ibice 10 umurongo wa 30. Hari ijambo rivuze ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigajeho hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye aracikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye aracikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi y'abashyitsi, aramurwaza. 35. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwazi, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. None utekereza ute muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Muri abo bantu Yesu yavuze ninde wabaye mugenzi w'uwo nguwo? 34 tudasomye aravuze ngo aramusubiza ati, nuwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Amen. Amen. Urakoze cyane, Imana imuhumugisha. Kubera igihe byari byinshi byo kuvuga, ariko ngiye gukora icyo bita impinamagambo, mbihine mbishyire mu bika 5. Icya mbere kiravuga ngo mugenzi wanjye nindi. Icya mbere. Cya kabiri kiravuga ngo umuntu wakubiswe n'abajura. Uyu muntu wakubiswe, ese kuki yakubiswe n'abajura? Icya gatatu kiravuga ngo umulewi, umutambyi, umupasitoro, umuhanuzi, babandi bavangozomene detaye, sibyo, aramukubitiye hasi, akumaniye igikombe, arakimenye. Nyine ibyo nuko nawe aragihageze, arakikira arigendera, kandi nibo bajyaga batwigisha ngo Imana iratugira neza. Icya kane turavuga ku musamariya ufasha. Aha ndi buhatinde, nabonye hari abantu babaye abasamariya.
ubwo banyorohereje mu kwigisha. Yesu nashimwe. Amen. Icya gatanu ndavuga genda nawe ubikore. Icyo ngicyo ndasoza nguha umwanzuro w'icyo wakoraho, hanyuma Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu. Mu buzima tugira abasamariya. Yesu nashimwe. Amen. Uyu ni Yesu wari wicaye mu bantu, ariko abatambyi ngo barashanuka kugira ngo bamugerageze, bamutega umutego ngo barebe ko byibuza baza kubona impamvu yo kumugirira nabi. Bamubaza ikibazo gikomeye cyane, baramubwira batari ku wundi watubwira, tubwire wundi mugenzi wacu ninde kutubwira ngo urabona ngo twese turumwe gute, ngiye ko muwo kwa kabutura undi nkabuwo kwa nkweto. Impamvu nakoresheje amazina adasanzwe nuko hano ntabahari, kuko hari igihe wavango nakwibasiye. Nkweto se arahari na kabutura nta ningeraho ndayikoresha na mama Kibwete, ntawe uri ahangaha kuko ntabwo watinyuka kwita iryo zina, ariko nimvuga mama irasubiza irasubiza ni benshi hano. Yesu nashimwe. Yesu yicaye muri iyo nteko, abagabo nkatwe twicara imbere hariya, kubera ko twari twarabaye abanyamategeko kuruta guhinduka. Amategeko aba muri twebwe, ariko ijambo ryo guhinduka ntiryaba muri twebwe. Njya nkunda kubwira abantu kuba umwigishwa mwiza. Yesu nashimwe. Bundi umwigishwa wa Yesu nuko yemera Kristo, kandi nkabwira abantu, nkababwira ijambo rikomeye, habwira ngo kubatizwa egare kugeragezwa. Buriya mubatizwe mwarangiza mukarya imitsima, amafiriti, inyama mukabishikura, ntabwo ari cyo. Yesu ijambo rivuga ngo iki? Yamajije kubatizwa ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa nande? Na Satani. None wowe urabatijwe ngo ugiye kwishima? Neva. Ntabwo kwishima bihari, ahubwo iyo wabatijwe kujya kugeragezwa, gutozwa kuba umwigishwa mwiza, kugira ngo uzave mu mwigisha nyakuri. Bundi ntabwo waba hano abarimu uriya mwarimu yakoze cyane, ni umwigisha ariko uri gutoza abigishwa kugira ngo bazavemo abigishwa beza bazigisha abana. Twigarukire. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma Yesu nawe ahura n'abamize icyo bita idini sha. Baraririye bararimira, barangije bafata amategeko ya Mose barayangwa kabisa, ariko bibamenya ko none uwari watumye Mose nawe uyu munsi ari kuri ubu butaka. Gira utari ku butaka bw'u Rwanda mu murenge wa Kimironko, aje gusana imitima y'abari Kimironko. Amen. Hanyuma Yesu arabitegereza, abareba neza mu mitima yabo bitewe n'icyo bamubajije. Arangije aterura amagambo agira ati, mu rugendo hari umugenzi wavaga i Yerusalemu arimo yerekeza i Yeriko. Reka nkubwire i Yeriko nshuti yanjye, i Yeriko Abisirayeli bahageze bahuriye n'akaga, basanze urukuta abana b'abantu bubatse. Nawe nureba neza urasanga hari urukuta abantu bakubakiye, ariko barukore haleluya. Amen. Ngo Yesu ahita avuga ati ngewe shingiye kw'icyo, hari umugenzi wari urimo ava i Yerusalemu agana i Yeriko. Ageze mu nzira ahura n'igico cy'abambuzi. Reka nkubwire, nure uwacu yavuze ngo agafu, yavuze ku gafu. Ngo ageze mu gice cy'abambuzi, Bibiliya yivuze ngo iki? Ngo ahura n'abagome bamugirira nabi, baramukubita sha. Reka nkubwire, nureba neza warakubiswe mu rugendo nshuti yanjye, we warakubiswe. Urakubiswe no kubura abana, ariko nawe wakubiswe n'inzara, wakubiswe no gutabwa n'imiryango, wakubiswe no kwangwa n'abavandimwe mwavukanye. Urimo urakubitwa nshuti y'Imana, urimo uri ku kinyafu cyabo wakabaye bakugirira neza. Ngo nawe ageze mu nzira arakubitwa, baramuhondagura kwe. Reka nkubwire, hari igihe umuntu akubitwa ko ukabona ko yakubiswe, utabona nanjye meze gutya ipfufu rimaje kuza. Hari igihe nari narakubiswe we. Hari igihe umuntu akubitwa nshuti yanjye ugasigara upima ibiro nka 50. Hari igihe urya akawunga konyine wagira umugisha wo kukabona, ukabona ndamutibikanye kugashyira hejuru ukakarumanga. Hari igihe ufata ubugari ukaburisha ubundi bugari, ko ni ugukubitwa. Bugari bujya burya ubundi, cyangwa ugafata utuzu tukadushyushya ugashyiramo akunyu.
ugashyiramo akunyu inshuti yanjye. Uko ni ugukubitwa, cyangwa se rimwe na rimwe wabona nta nyanya ukagura kantuza kandi kagura senkani ni cyagira ngo ntabwo agiye kwamamaza, ndashaka kwamamaza Yesu. Hasigara ugashyiramo byatukura, nawe wabona batukura bati uyu muntu azi gukaranga kwe zahehe nta nyanya wawe n'ikimene ntacyo. Ubwo se ntiwakubiswe? Uyu nawe arakubitwa nshuti y'Imana, arakubitwa ngo arangije bamusiga aryamye. Nureba neza urasanga baragusize uryamye aho ngaho, nta n'ubu uracyaharyamye utegereje Yesu wo kuza kuhagukura. Cyakoze nde kukubwira muzaniye amagambo y'ihumure akubwira ngo Yesu azanye umusamariya mu nzira wari uryamye. Yesu ashimwe cyane. Ngo hanyuma barangije kugenda, Yesu atangira kubwira abo bagabo bari bamubajije, arababwira ati reka mbabwire, mu nzira hari umusamariya wavaga i Yeriko. Ageze mu nzira bamufatira mu nzira, baramukubita baramwambura. Hanyuma haza umusamariya mwiza wari uri mu rugendo adafite gahunda n'uwo muntu. Ndaje mbabwira y'inkotanyi zabaye umusamariya mwiza, kaje mu isanamitima kandi byose birimo ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ndababwira aho zabaye umusamariya mwiza. Haleluya, amen. Ngo arangije ngo abo umusamariya mwiza ngo agera mu rugendo, yari ifite urugendo yipangiye nk'uko hari abantu bajya bapanga. Bariya buriya ntibabaye abasamariya beza, babaye bageze mu rugendo bahuye n'abantu abo babiri baguye mu gico cy'abambuzi, bambuwe ibyo bari bafite, si uko bataryaga, hari igihe babigize. Ariko uyu munsi igihe bahagazemo nshuti yanjye bahuye n'abambuzi. Harababwira ngo abageze mu nzira hakuzira Abalewi barakikira barigendera. Abo ni abadiyakoni, barakikira barigendera. Hakuzira abatambyi nkatwe, nkatwe ndavuga ko ku gihe cya Yesu ntabwo ari abubu, ariko nabo hari igihe batuzengereza nshuti. Ntabwo mvuga kuko ndiwe, ariko hari igihe batuzengereza, hari igihe batuzengereza nshuti y'Imana. Ibyagenewe imfubyi aho kugira ngo bihabwe imfubyi bakabishyira mu bifu byabo. Ariko ngo barangije n'umupadiri ngo yarahageze arikikirira arigendera, kandi ni ivanjiri iravugwa kabisa, arayivuga, ariko ngo arakikira arigendera. Ariko Yesu abitegereje haravuga ngo haza umusamariya mwiza wari wibereye mu rugendo udafitanye gahunda n'abo ngabo. Yesu nashimwe. Udafitanye gahunda n'abo ngabo. Ngo arangije amubonye amugirira imbabazi, amugirira impuhwe, ngo asanga ari kugaragurika asigaje akuka gakeya, ngo arifitiye utuvuta nshuti yanjye hijyaniye tw'impamba hiwe, ngo aramufata yifitiye n'igare rye bitaga ifarashi cyangwa se indogobe, ngo ayifite. Ubwo wasanga ari imodoka nk'uku nguku ba bagabo bahoze bicaye hari harimo abazifite, akakunyuraho shaka akagukubitaho. Hari igihe nigeze mbona umusamariya mwiza, twari twarakubise madamu agiye kubyara, umuntu araza duhakana, araza amukubitamo. Yesu nashimwe. Amen. Ni kera cyane araza amukubitamo. Ariko reka nkubwire, Yesu arangije arababwira ati uyu musamariya ngo aramufata aramwegura neza. Reka nkubwire, fata mugenzi wawe ariko gira umwegura, umubwira uti umusamariya, Yesu yohereje umusamariya ko kwegura aho hantu maze igihe kirekire. Murebe umwegure, wimuhe ikiganza, reba nashaka yibebeze ntacyo kayayibusa umwayicyura, ntacyo bitwaye, yegame agira gutyo ko n'ubundi yabuze uwo yegamo. Nta gahinda k'agasirimu kabaho nshuti yanjye, ntako. Agahinda kose ni agahinda, iyo kageze ibwami naho karahakoronga kakasiga kahasize umuvurungano, ariko niyo kageze mu bakene ko kagenda kwakura. Yesu nashimwe. Ngo aramwegura, aramureba ibikomere. Niryo jambo nigize kuvuga muri Yeremiya ibice 30 umurongo wa 16. Yesu nashimwe. Amen.
ivuga ngo nzakugarurira amagara, izana umuntu wo kumugarura. Aramwegura, arangije kumwegura ngo afata utuvuta ngo amanza guhanagura ibikomere. Icyo ni icyomoro nshuti yanjye. Bwira mugenzi wawe hari icyomoro Yesu azanye cyo gukomora. Hatangira komora, haromora icyomoro, hazaga icyomoro. Ariko kera nshuti yanjye wakomerekaga umaze gukina agapira akabwira ngo urwiri cyangwa se cya cyatsi nyine bita icyomo cyangwa inyarabasanye. Umwana w'umwaka akirukanka akagenda akazana akakavuguta ashaka, cyangwa agafata akira akagahonda cyangwa se nshuti yanjye yarangiza ahari hari kukurya birakurya ariko akanya gatoya, ariko abakomoye ngo arangije aramureba ngo atangira kugira gute kumwomora. Arangije kumwomora nshuti yanjye ngo afata utuvuta tangira gusiga tangira gusitashara, tangira gusiga, harasiga ngo arasiga ngo arangize nshuti yanjye arangije ngwino arangije afata ifarashi. Ariko se wagiye hano kutagaho bite jyaho ari kurira bamushyiraho neza, bamushyiraho neza, baramuheka baramujyana sifa kwa Mungu, baragenda barihuta bajya ku nzu y'icumbi. Asanga umunyacumbi aramubwira ngo akira. Aramubwira ati bafata ifeza afata ifeza sa aho afata ifeza aramuhereza. Arangiza aramubwira ati dore aya musigi naramuka arenze ku birenze nzagaruka nzabikwishura, hanyuma umubaza n'intoki. Uhereye none nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo wabwiye humura Yesu ari kumubona. Nubwo bitameze neza ntabwo wabwiye humura Yesu ari kumubona. Umureba umutekinisiye ariko ntabwo bimeze neza. Mbarangije kumusiga arigendera. Yesu asigara yicaye aho ngaho, abaza abo bari bari kumwe. Icyambere haleluya amen. Icyambere mugenzi wanjye ninde? Hindukira mugenzi wawe umurebe, mubwire ngo waburi mugenzi wawe, hageze gusubiza. Pastor waburi mugenzi wawe, karayigeza amatako mugenzi we ngo baresha. Haba uwo Yesu yavugaga, haba yavugaga mugenzi we baresha, ahubwo nashaka gupima metero 2 ni mugenzi wawe. Ubyanga ubyemere ni mugenzi wawe. Ni mugenzi wawe.
ni mugenzi wawe kubwira uti ni mugenzi wanjye ariko mwana we hanyuma icyatumye umwigisha w'amategeko yarabajije Yesu kwari ukugira ngo amenye uwaza gukunda ngo akunda. Birashoboka ko yumvaga yihora yikundiye pasitoro mugenzi we. Reka da yari yakishe. Yesu arangije amubwira mugenzi w'umuntu wawe n'umusanga mu byago yarangiza akabimukuramo akagukura mu byago. Hanyuma Yesu cyangwa se icyo byakwigisha kuba mugenzi wanjye, cyo bikwigisha icya mbere, Yesu atwigisha ko mugenzi wawe atari uwo muhuje, sibyo, ahubwo n'uwo musangiye kwizera. Amen. Muri Kristo Yesu niwe mugenzi wawe. Mugenzi wawe si uwo musangiye, ahubwo buri muntu wese umubonamo mugenzi wawe. Icya kabiri, umuntu wakubiswe n'abajura bivuze iki? Ubundi gukubitwa n'abajura nshuti yanyu, ubundi gukubitwa n'iki? Navuze ngo turakubitwa. Nose abagore hano nta bagore bakubitwa, harimo n'abandi bakiri gukubitwa na bugingo n'ubu, ariko ibyabo barabyimenyera. Ndimo ndabareba bakubiswe, ariko ndakubwira ko Yesu akuzaniye umusamariya mwiza. N'abagabo basigaye bakubitwa tasiyo, noneho dusigaye dupfira mu ifiyeri. Iyo tufite nk'aya makoti uravuga uti nishyira hanze barahita baseka bagahita ugira, ariko ntabwo wajya muruta kuko n'ubundi arabizi ko namushaga imbaraga, ariko izo mbaraga Yesu yahise azivunagura asigaza zo kumukora. Amen. Yabaye mama pastor ntabwo yaramenye, ariko ntabwo yamutaga uretse ko yagiraga amahanga, ariko Yesu agabanya amahanga. Ubwo yabaga avuze ataha umwana w'umugesera atagavuga nti kwenda wunze haba nyine igihe atari yabona Yesu. Mpamvu kivuga ko uri umucanga n'umusindi n'umwega utari wahura na Yesu. Mpamvu uvuga ko uri umunyiginya nuko utari wahura na Yesu. Iyo Yesu ahageze umunyiginya arabujyana, ubugesera akabukuraho, ubwega akabukuraho ngaho, ubusigaba n'ubwungura akabujyana. Iyo karande ugatangira no kwita amazina meza hatarimo ibya karande. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma Yesu arabangu wakubiswe ninde? Yari umusamariya, yari umugenzi wigenderaga, ariko ageze mu gico cy'abambuzi arakubitwa. Nshuti yanjye, uyu muntu yasizwe hafi yo gupfa. Reka mbwira abantu bari ahangaha, Yesu nashimwe. Amen. Subiza amaso inyuma urebe mu myaka 32 ishize, ahantu wari uri naho wari urya, naho wasigaye naho bikomera akakujyanira icyo, ugasanga wahuye n'igico cy'abambuzi, wahuye n'igico cy'abagizi ba nabi, wahuye n'abakwisha ariko ntibakwica ngo bakumare mu mwuka. Ariko Yesu abona ko igihe nk'iki uzaba uri aha kuri uyu musozi uri gufata inyigisho z'isanamitima. Harangira n'abandi igihe kizagera uyu mwana wanjye azaba ari aha. Hanyuma aravuga ati rero umusamariya mwiza azana abana b'abasore b'abasamariya benshi bemeye gusiga byose bagasiga ababyeyi, bayanyaga ishanga. Reka Abisiraheli nabo bigize bahezwa ishanga, Nebukadinezari arabafungirana, arababwira ati ntimuzigera. Ariko ba Yeremiya batangiraga guhanura, na ba Ezekiyeli bagahanura igihe cy'imyaka 70 bariye mu Babuloni. Yesu nashimwe. Warangije nabo hajya kuva muri 59 kugeza muri 90 burya hari hashize imyaka 4. Bunda bese abanyarwanda mufite inzira y'Abisiraheli.